ziko kino gikorwa kuko Imana izabahemba. Yesu nashimwe cyane. Katubakomera amashyi nabo. Ndetse nawe wateranye komera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Njye ndabihamya nashidikanya ko umuntu wasibye yahombye. Niyahombera? Amen. Twanezerewe dufite abaririmbyi baririmba neza. Kandi Imana yabahaye amavuta kabisa. Ndabizi ko umuntu wagumye mu rugo wagusetse ngo urajya he ngo ugiye yahombye. For sure yahombye. Dawidi yaravuze ngo igihe bambwira ngo njye mu nzu ya papa narishimye. Mu nzu y'Imana ntushobora kuhaza mutaho kwa rubizi. Ntibishoboka. Niyo waza utafite gahunda, hari icyari kikuza kitari gusenga, amahoro arimo arakwanduza nawe ukayatahana. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana ndetse bibaye byiza bamuhereza mikrofone kugira ngo dufashe gusoma. Amume mikrofone. Wera nyingabo Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Jehova Rafa, Jehova Elohim, Jehova Adonai. Mbere na mbere ngo hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, ngo byose byaremwe nawe kandi ngo biremerwa. Bashaka kandi k'ijambo ryawe. Kubera ko ijambo ryawe ngo the word of God is living. Ijambo ryawe ritandukanye n'amagambo adukomeza asanzwe mu motivation speaking. Ahubwo ijambo ryawe rirarema ngo ribasha gutandukanya amaguka n'isokoro, ndetse ngo rikinjira rikavugana n'umwuka w'umuntu papa. Ndagusabye ngo umutima w'umuntu wese ura Holy Spirit, reka ukomeze uganze ku mutima w'umuntu wese kugira ngo rino jambo mu minota mike tugiye kuganirizwa nawe, reka buri muntu wese naze gusigara uko ameze nawe, ahindurwe n'ijambo ryawe. Natwe umuntu ajya yoga akoga amazi kugira agire isuku y'umubiri, ariko umwuka wuzwa n'ijambo ryawe. Izi saha tugeze mu kwezi uza umwuka wacu tuwejesha ijambo ryawe. Turaguhaye akanya Holy Spirit. Ijambo ry'Imana muri Zakariya 4:6 it's not by power not by might but by my spirit say the Lord. Reka umwuka wera aganze umutima w'umuntu wese. Where there is the Spirit of God there is liberty. Reka buri muntu wese yumvire ibibanga mu mutima w'Imana. Ndasenya ibihome by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abana babaje baremerewe ibibazo agahinda kibitandukanye, ndasenga ngo ijambo ryawe bizari bari kuvuga papa, iyo miti dohoke iyo minyururu icike mwana, buri wese atahana ibyishimo by'ijambo ryawe. Thank you Lord Jesus. Turaguhaye icyubahiro cyose twe twabagabanya mu maro w'abantu. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana ryitwa ngo mbese turi bande. Who are we? Mbese turi bande. Hari ukuntu isi itudifinisa, hari ukuntu abashuti bawe bakwita, ariko ngiye kuvugana n'abantu bavutse bwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Abantu twakiriye Kristo, mbese ubundi turi bande. Who are we? Reka dusome mu rwandiko rwandikiye itorero ry'i Korinto 5:17 mu rwandiko rwa kabiri, 2 Corinthians chapter 5:17. Rwandiko rwandikiye itorero ry'i Korinto 5:17. Haleluya. Abakorinto wa kabiri 5:17 aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose bihindutse bishya. Amen. Imana igumugisha cyane. Bibiliya mfite ni amplified iravuga ngo therefore if any person is in Christ he is a new creation, the old wakagira bracket ngo previous moral and spiritual condition has passed away, behold the flesh and new has come. Ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo wakiriye Kristo, uri icyaremwe gishya, uri umuntu utandukanye na wa wundi waruri. Ushaka kwibaza ngo ko nirabura ngo banirabura, ko wari inzobe ukabukira inzobe. Hari n'igihe wakira Kristo n'ibyaha wakoraga ku kanya n'ubireke, rimwe na rimwe ukibaza se narakijijwe. Ariko biravuze ngo who is in Christ Jesus he is a new creature. Ibi biri impamvu basomeye muri bracket haravuga ngo previous moral and spiritual condition. Iyo uvuga moral ni nka physical things. Yesu nashimwe cyane. Ngo ibifatika n'iby'umwuka biba bibaye bishyashya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga muhoza niba nakiriye Kristo, ndi muhoza wa muhoza wanjye twamwitwa umuhoza.
akaba papa yararwaye diyabete, iyo ni moro. Yesu nashimwe cyane. Akaba abasekuru babo biwe bararaguzaga, barajyaga mu bintu byo kuraguza. Abantu ba kera mu Rwanda no mu Burundi kurikiye ibisekuru bya kera hafi ya bose bararaguzaga. Yesu nashimwe cyane. Keretse abavandimwe b'abanyamurenge bo muri Kongo nibo bamenye Imana kera cyane. Ariko ugiye ku gisekuru cya gatanu cy'iwanyu wasanga bararaguzaga. Yesu nashimwe cyane. Niyo mico yari mu Rwanda no mu Burundi. Ni ukuvuga ariko Muhozi yo nakiriye Kristo ngo either spiritual condition or physical condition ngo it's passed away, ngo there is a new thing come. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu yabwiye wari umufarisayo aramubwira ngo nibishoboka ko wajya mu bwami bw'Imana utaravuka bwa kabiri. Kubera iki? Nubwo waba utarakoze icya Adamu kiba kikiguri. Yesu nashimwe cyane. Nubwo waba waritwararitse utaribye utarakoze ariya mategeko 10 ya Mose, ariko ukaba utaravuka bwa kabiri, ukaba utarakira Kristo, ntushobora kujya mu bwami bw'Imana. Ayo magambo yavuzwe na Yesu ntabwo ari Muhozi uri kuyavuga. Rero bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Muhozi yo nakiriye Kristo. Who am I? I'm a new creature. Iyo ni definition ya mbere yawe. Who are you? Ni icyaremwe gishya. Abantu bashobora kubona utarahindutse, ndetse rimwe na rimwe kubera kutamenya ijambo ry'Imana ngo my people are perished due to lack of knowledge. Abantu banjye barimbutse bazize kutamenya. Si uko kuri kudahari, habona kutakumenya. Hari igihe usanga umuntu ugasanga ari mu byaha, bikabaho uko n'abakristo Istanbul tujya dutsita. Yesu nashimwe cyane. Agakora icyaha noneho kugira ngo Satani amwemeze ko agomba kuba muri icyo cyaha. Bamwe ngo iyo ni karande ya papa wawe. Yesu nashimwe cyane. Ariko umwanditsi avuze ngo iki? Ngo who is in Christ Jesus, he is a new creature. Ngo all things have passed away, ngo all things have become new. Ngo ibyake byibagiranye, ngo ibintu byabaye bishyashya. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga utandukanye n'abasekuru b'Imana. Amen. Biva mu kumenya. Yesu nashimwe cyane. Simvuze ko udashobora gusitara, ariko wikemera kuba mu bwo buzima kubera ko you have become a new creation. Amen. Wabaye icyaremwe gishya. It's about knowing it. Jambo ry'Imana ngo when you know the truth shall make you free. Numenye ukuri kwaha. Yesu nashimwe cyane. Ikibazo Satani kinatwicisha nukutamenya. Nukutamenya abo turimo. Mubo hari ukuntu isi kudefinisha. Ikwita kiriya kintu, kiriya uriya irana gutya na gutya. Ariko if you have said that Jesus is the Lord, mukatizeza umutima, you are not the same person. Biblia nikitubwiye kandi birano ukuri ngo all things have passed away. Niyo mpamvu tugomba kwemera kugira addiction. Amen. We cannot kuba addicted. I know we can stumble, but we don't live there. Ababayo babaye kubera ibinyoma Satani ababwira ntacyo wakora. Amuvandimwe umwe twari turi kuganira ambwira impamvu afite ubwoba bwo kujya gukizwa cyane. Uvuga ngo n'ubu ngiye ndabiza abashuti banjye niyo nakizwa abandi bavuga ngo ndakizi ntabwo kigize gikizwa. Yesu nashimwe cyane. Kubera ibyo bakoranye kera. Ariko Bible iravuze ngo if you accept Jesus, you are a new creation. Ibyo bintu byose mu Kristo wese abigira n'ikibazo. Nanjye Muhoza, I was not created perfect. I was not created preaching. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo navuye mu nda mama mbwiriza. Hari ibyo nakoze, hari ibyo nabaye. Nanjye naribazaga se abantu bazemera ko ari Muhoza uri kubwiriza. Ariko it's not by power, not by might, but by my spirit says the Lord. We ntabwo wemeza abantu ngo narakijijwe. Umwuka w'Imana gusa upfa kumfasha ijambo. Baravuga ngo yarakijijwe. Amen. The spirit of God nibemeza. Mureka kuba kuvuga ngo sinzasenga cyane n'ubundi abashuti banjye bazi ibyo twakoranye nibazigira bamenya ko nakijijwe. Don't worry about that. Ako ni akazi ka mwuka wera, si akazi kawe. Amen. Wemenya ko wabaye icyaremwe gishya. Amen. Rero iyo ubaye icyaremwe gishya hari ikindi kintu kitagikurikiye. Kintu nkunda cyane. Kadusome rino jambo ry'Imana. Imana ifashe n'intuke kugira ngo tuze gusinzira. Neri sinadusomere Abafilipi 3:20. Philippians 3:20. Bamufite Bible z'icyongereza mujye murebamo cyane kubera ko amaversion yayo ntabwo abatakaza amagambo nk'izo mu Rwanda cyangwa mu Amen. Haleluya. Abafilipi 3:20 aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo. Imana ikumugisha cyane. Je Bible ufite ni amplified kuvuga ngo for our citizenship is in heaven, from where we also wait for a savior. Kasubiremo. For our citizenship. Iri jambo rikugira. Nukuvuga iyo wabaye born again. Iyo wakiriye Kristo. Ikibazo kubera tamu dusigaye dukoresha ngo are you born again? N'abantu batabaye born again. Bamaze ngo are you born again? Yes, I'm born again. Atazi icyo bisobanura. Hari umuvandimwe n'ukuri ejo bundi twavuganye. Turaganira.
ndamaze are you born again? Yes, I'm born again. Ariko twaje gukomeza ikiganiro turangira mwatuje yakira Kristo. Kuko narumvishe ukuntu ari kuvuga menya ko atabaye born again. Kubera ko hari igihe tuvuga ngo I'm born again, kubera nyine umuntu yashyize kuri Instagram profile yiwe Colossians, Romans, nawe akishyiramo ko yabaye born again. Born again biravuga ngo you have to know that Jesus died, yarapfuye kubw'ibyaha byawe. Yesu nashimwe cyane. Ngimana iramuzura mukabyizeza umutima ukabona kubivuga. Ntabwo bivuga ngo uko abafriend bawe bavuze ngo hari umupasiteri waje ku ishuri. Nabaze se wabaye born again gute? Ngo there is an evangelist ngo yaje ku ishuri, ngo twe n'abashuti bacu turahaguruka ngo twakira Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ugomba kubyizera. Ugomba kubyizera. Ubutumwa bwiza ni ikintu cyitwa substitution. Amen. Wari gupfa kubw'ibyaha byawe. Umugabo bita Kristo araza apfa kubw'icyo kintu. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga iyo mwakiriye wakiriye citizenship y'ijuru. Nubwo tugenda turi abanyarwanda abakiriye Kristo mu ijuru amazina yacu yanditse mu bitabo by'ubugingo. Ntabwo mukisomeye kino jambo ry'Imana ngo we are citizenship. Abantu banditse mu gitabo. Iyo uri mu citizenship w'igihugu ubuzwi mu gihugu mu irangamimerere. Kavuga muri ubwo buryo. Yesu nashimwe cyane. Nkabangirira gahinda umuntu utarakira Kristo. You can be popular. You can be famous. Ukaba wanditse ku nkuta zose z'isi ariko mu ijuru you are undefiled. Naguswi. Yesu nashimwe cyane. Ngo ku munsi w'urubanza ngibitabo bizabumburwa. Ngo barebe amazina yanditse. Hano turasomye ngo abakiriye Kristo. They are citizens of the heaven. Baranditse amazina yabo. Nukuvuga umuntu uzaba witwa Karoli akaza mu ijuru, marayika akamubwira ati biti, ati nitwa Karoli ko tutakuzi. Akajya mu gitabo kuri page ya mbere ngo ntabwo mbona Karoli, na Karoli mbona, ndabona Pamela, ndabona Nerisi. Komeza kuri page ya kabiri ariko rero Karoli na Karoli uhari. Kandi he was a famous person in this world. Ntabwo ati Karoli si wibuze, ntabwo tukuzi. Okay, erekeza hariya. Ubundi we ntabwo bisaba introduction. Uzava muri uno mubiri bavuga ngo Joshua is coming because you are written. Ntabwo bisaba ngo muri page z'ibitabo. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo bisaba ngo tugende ngo dushakishe Pamela, ngo turebe ngo Deborah, turebe Nerisi. Ugitunguka uravuga ngo umugaragu w'Imana atashye. Hallelujah. Icyo mbikunda, it's not by work. It's just faith. Kuko ushobora no kuba wari tutarasambanye, utarakoze ngo naritwararitse nanga umuntu mwiza. Marayika avuga ngo I don't know you. Urihe ngaho urebe mu gitabo. Page ya mbere ntabwo uhari Karisiti we, nawe uhari. Ati ntabwo munzi Karisiti, narafashaga abakene. We don't know you. Because it's not by work, it's by faith. Hallelujah. If you are born again, you get to be secure, you are citizenship of heaven. Hallelujah. It's not about what we do. Ibintu cyo cyisha abana b'Imana bituma badakizwa. Avuga ngo se ngo nakera nka Muhoza. Ntabwo Muhoza nanjye neraga. It's by Jesus' mercy. Hallelujah. Kababwira iki kintu. Yesu ni umucyo. Amen. Umucyo wa Kristo urihagije kuba wakumurikira nawe ubwawe ukaguhindura umucyo. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga zana wa mwijima wabitsoke. Uzana kungana gusa. I know Jesus is light. Uwo mwijima urahinduka umucyo. Ariko bishaka kujya kwihimbira umucyo nibishoka, you are not right. Ngwino ubu. Amen. Iri jambo nari meditating nzeho. Ndi muri bwirize muri niba turi ahantu tujya tubyuka dusenga muri Muhoza TV. Ndari nezerewe. Nari nicaye ku buriri bwanjye ndavuga ngo Muhoza, you are a citizen of heaven. No matter what you are passing through. Nubwo uri umunyarwanda, abantu barwana bavuga ngo ucyanga ngagira kaga karita ko muri Amerika. Dufite ikarita yo muri Amerika. Ntabwo mbabeshya dufite ikarita yo muri Amerika. Ibi bintu ku muntu wavutse bwa kabiri arabyumva, ku muntu utaravutse bwa kabiri avuga ngo iki gihugu cyasase. Wabiriza ngajya kwifatira amadolari yo muri Amerika. Ku muntu uzi ko arapfotse urupfu azi ibyo ndi kuvuga. Hallelujah. Habo ndabizi ntabwo abantu bose twumva ikintu cyo kuvuga, aravuga ati iki cyasaze wanjyana yo ngo ngakora amadolari. Yesu nashimwe cyane. Ariko if you are born again, you are a citizen of heaven. No matter what. Icyo ni ikintu cya mbere. Who are you? I'm a new creature. Who are you? I'm a citizen of heaven. That's why ijambo ry'Imana twita the ambassadors. Hallelujah. Ngo turi abambasaderi b'ijuru. Nubwo tugenda muri ino si turi abambasaderi b'ijuru. Kandi niwivuga ngo ko nabwiriza ko nari hano ku gatuti, niba waravutse bwa kabiri uri ambasaderi w'ijuru. Niba waravutse bwa kabiri izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uvuye muri uno mubiri bakwakira. Ariko ushaka kudukurikira online nawe ushaka kuba wicaye ahangaha. If you haven't been born again,
My brother, you can be a superstar. Ariko ibyo nakubwiye bazakubura. It's not by work. It's not by... Handi muri Afrika tugira imico. Ukajya gukora ikizami, anko yakohereje. Wowe genda dowari navuganye nabo. Wagerayo bakakwicaza mu kizami cy'akazi sometime bakabwira ati, we nusubize byinshi papa twavuganye. Ibyo wandika byose, papa wanditse amazina akazi uragafite. Nijoro ntabwo bizakora. Nijoro ntabwo uzaza ngo I'm a son of Elon Musk. Who is Elon Musk? Kumareka zakoze. Who is that? Mr. Rust. Nijoro ni nduzi. If he's not born again, if he's a born again, baramuzi. Ngo ngira ngo nduwanuza rujugiro. Hano hari kuzi kwinjira abana b'Imana. You see? Ariko icyo mbikundira ngo nuko tava mu mirimo. Just faith. Ibaze gutakaza icyo kintu. Ikintu utavunikira ukagitakaza. Just to believe that I'm born again. Ikindi kintu cyakare. Who are you? Icyo turi kwibaza. Hari abantu muri kugenda musobanukirwa bo muri bo? Aha. Ikindi kintu kiravuga ngo you have given the right to use the name of Jesus. Wahawe uburenganzira bwo gukoresha izina rya Yesu Kristo. Kadusome mu Rwandiko rw'Abikorera 1:24. Neza dusomere vuba itananukira no mu Bafilipi 4:9. 1 Corinthians 1:24. Ndimo ndasoza. Amen. Abakorinto ba mbere 1:24 aravuga ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi mu bwenge bwayo. Amen. Tusoma Philippians 2:9. Abafilipi 2:9 aravuga ngo icyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Imana igumugisha cyane. Bibiliya mfite kuvuga ngo but those who are called whether Jew or Greek. Paulo ni umuhanga cyane kugira abagiriki bataza kwirata ngo n'abagiriki yaravuze gusa. Akora ikintu kitwa bracket. Aravuga ngo Gentile. Greek yarashatse kuba Gentile. Rwandans, Burundians. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo Christ is the power of God and the wisdom of God. Katwite tumanukira ngo therefore God has highly exalted him and give to him the name which is above every other name. Manishimwe cyane. Ngo kubahamagaho Abayuda, Abagiriki bashyiraho utuntu twita bracket. Ngo Gentiles ni Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani. Ngo Christ is the power of God and the wisdom of God. Ndashaka kuvuga ngo ufite ubwenge bw'Imana. Ufite imbaraga z'Imana. Ntabwo mbabeshya ibyo mvuze nibyo kubera ko Paulo yaravuze ngo Christ is in me. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo yabivuze ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Kandi umwanditsi atanze definition ya Yesu. Aravuze ngo Yesu ni imbaraga z'Imana kandi Yesu ni iki? Ni ubwenge bw'Imana. Iyo ufite Kristo ufite imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu bidasaba ko waravukiye Jerusalem kugira usengere umuntu urwaye kanseri akiri. Nubwo waba uri mu Burundi hande mu Burundi nzara ngo bita mu Kirundo. Amen. Nubwo waba uri mu Kirundo. Baravuze ngo even if you are a Gentile, if you have Jesus, you have the power of God and the wisdom of God. You can seize the cancer from body of someone by that name. Jambo ryavuze ngo Imana yamuhaye izina ngo risumba andi mazina yose. Ngo mu isi no mu ijuru iryo zina ryo risumba andi mazina yose. Kubera iki risumba andi mazina yose? Kubera iki? No kubera ngo yaciye bugufi apfutse rwo kumusaba araducunga ngo Imana yamuzamu. Iryo zina niyo rivuzwe ngo amavi yose arapfuka. Icyo bikundira si amavi yo mwisi gusa nayo mu ijuru nayo kuzimu. Niyo mpamvu dukomandinga indwara zigatuza. Kubera ko ikintu cyose iri zina iyo rivuzwe kirapfuka. Rero biranangaza iyo utinya umuwici. Nk'umurozi. You have a name that is above other names. Rero ntabwo hari abarozi ngo bajya mu cyitwa ngo third dimension. Hagize uzaza kukataza komeye. Yesu nashimwe cyane. Iyo ufite uburenganzira bw'ijambo rye nutinya umurozi ngo baza muri third dimension ngo ni handi umuntu ngo byuka mugasanga ngo ufite uburimiro. Waryamye wose ngo ufite uburimiro ngo avuye guhinga. Waryamye wose usanze ngo baguciye ibisebe. Ati se ko naryamye noze nahinze imishike ya he. Yesu nashimwe cyane. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo God has given him a name that is above the name of witches. Hallelujah. Baguteresha amagambo ubateresha umuriro. When you say in the name of Jesus, they are banned. Because when you are born again, you have given a right to use this name. Nagari buri wese urikoresha ngo bitakumusaba.
ushobora nabo numvisha abasore bagiye kwako ngo natwe ngo turashaka kwirukana ngo abadayimoni ngo twabonye Pawulo abirukana ngo tubona Yesu abirukana ngo vamo abadayimoni barabafashe ngo babambura imyenda ubu kugera bwabaye gusa. It's not everybody allowed to use this name. Usenga cyane muhoze ubwiriza cyane a born again Christian uwavutse bwa kabiri wese wemere kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo. Tante wanjye we sindi pastori sindi diakoni sindi evangelist ariko ndi umukozi w'Imana mbihawe no kwizera Yesu Kristo ndategetse ngiyo diabete yawe kiri mu izina rya Yesu Kristo kandi agakira. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusoza iri ni ryo rya nyuma sindi butinya ikindi muri inzu z'Imana iryo jambo ndariko reka soma mu cyongereza ndaza kubishyira mu kinyarwanda kwera. John 16:33 aravuga ngo I have told you these things that in me you may have peace. In the world you have population, but cheer up, I have overcome the world. Thessalonians Corinthians 15:57 aravuga ngo but thanks be to God who give us the victory. Bracket bakavuga ngo making us conquerors through our Lord Jesus. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Aho nashakaga ni 2 Corinthians 3:6-16. Aravuga ngo what agreement has a temple of God with idols? For you are a temple of the living God, even as God said. Bichimana yavuze ngo I will dwell in them and walk in them and I will be their God and they will be my people. Ibintu dusoma ngo Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo cheer up ngo I have overcome the world. Iri jambo risobanura mu muza ati ndabwira ngo nushobora kuza kumbwira ngo ducelebrate bakongereye umushahara uzi kutazambura agafa. Byawe bimaze iki? Nko kuza kuvuga ati Joshua ati natsindi isoko no rya miliyoni 10 ukabimbwira nta kintu ndimungurire. Yesu ntabwo ari kuza kubwira abigishwa biwe ngo bishime yanesheje isi nta mugabane bafite. Yesu uzimambo yari abizi ko kunesha isi kwiwe ariko kunesha isi kwa no kubabwira ngo mucelebrate nanjye because this is a part of you. I have won the world. This means that you have also won the world. Iyo umubyeyi bamwongereye umushahara mukazakora iyo atashye akabicaza akavuga ati bana bana I have been increased banyongereye agashahara muraserebra kubera kuravuga ngo papa kuva yongereye agashahara amashuri yanjye azagenda neza kuva papa yongereye agashahara tuzafungura neza ibishyimbo byari bikabije tugiye kurya kamwe. Yesu nashimwe cyane kubera iki papa wawe mufitanye partnership. Amen. Yesu nawe rero impamvu yabwiye abigishwa ngo cheer up gucinga ko no kuzamura udutugu wishime be happy celebrate dance ngo I have overcome the world. Ngo babwira ngo namwe kuva natsinze isi mwatsinze isi. Mubyizere mwatsinze isi bana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Just believe it. No be believing it will come to pass. Nabo mubwira ibinyoma nabo nabyimbye bisomye muri Bible. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana byavuze ngo we are more than conquerors. Whatever the situation, when you enter there waravutse bwa kabiri uzana victory. Sinzi ko mutabyumvisha. We are more than conquerors who help us to conquer by through Jesus Christ. God Christ. No kuvuga wa uri mu bibazo bikomeye biri financial ndagutangariza ngo uravanamo victory. Uwo ni umugabane w'abana b'Imana. Ntabwo bisaba profete ruza wo kwisi wangu ukomenga kubwire ngo uzakira. Nakubwire ngo ibyo bibazo birimo bizarangira. You believe it. If I'm born again, I'm victorious. Ndi umuhizi. Abarundi bavuga neza ngo nabahisi. Niba ndi mu bibazo bigoye uri kumbona uyu munsi ariko celebrate kubera ko uburenganzira bw'Imana burambira ngo nuzigere ukorwa n'isoni. Ijambo mboza ndarikunda nukuvuga hari abantu babaza ngo mboza naho karasebye umva you will wait until Jesus come back. Ibyo nzinjiramo byose I'm a conqueror, I'm a victorious, I will always win. Amen. Ngo we are more than conquerors. Turahagise ibibazo ntabwo bibura turi mwisi. Financial problem it will happen. Bimwe ari muzinjira no bibazo bikomeye by'isi siniki meze ariko isezerano Imana kubwira avuga ngo abanyemeye bakanyizera they will never be put in shame. Bana b'Imana ntabwo muzakorwa n'isoni. Ntabwo reka tugaruke dusenge. Tubwire ngo turi inzu z'Imana ngo bazitwa abantu bangira nzitwa Imana yabo kandi nzatura muri bo ngo nzakorera muri bo kugira ngo ireke Imana ituye muri bo. Ntugatinya abarozi, ntugatinya inzozi, ntugatinya ipusi, ntugatinya buriya buntu budashinga. Imana isigaye ituye muri wowe igendera muri wowe. Yavuze ngo he walks in us akorera muri Imana. Ijambo ry'Imana ngo we are living tabernacles. Turi ubuturo bwera. Iyo uri kugenda gutya Imana iri kugendera muri wowe.
niyo mpamvu Yesu avuga ngo fear not, I'm with you, don't be afraid because I'm your God. Ugiye gusenga ushimira Imana we yakugize, ariko niba utaravuka bwa kabiri, uyu ni umwanya wawe. Ushobora kuba uri kudukurikira online, nyuma y'iri sengesho tugiye gusenga dushima Imana abo yatugize. Nawe aho waba uri hose, waba uri mu modoka, waba uri mu rugo rwawe, ndaza kukwatuza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nawe winjire muri kiriya gitabo cy'ubugingo, kugira nawe izina ryawe ritazabura kuri uriya munsi w'urubanza. Reka dushime Imana bwoko bw'Imana. Shimira Imana abo yakugize, shimira Imana ko yakugize umuhizi, shimira Imana ko yakugize umutsinzi, shimira Imana ko yakugize ubuturo bw'Imana. Urabashanike rebosika talamanike rebosita raba. Turagushimira Mwami abo watugize Mwami, ngo abatari ubwoko watugize ubwoko Papa, ngo waduhisemo Mwami, ngo yaba bagira iki cyangwa abaheburayo Mwami, ukavuga ngo n'abanyamahanga, ngo Yesu Kristo ni imbaraga z'Imana kuri bo ndetse n'ubwenge bw'Imana, ngo turabahizi muri byose Papa. Turaguhaye icyubahiro Mwami w'abacu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ushobora kuba uri kurikiye online, ushobora kuba uri mu materaniro, sindi bukubwire ngo uhaguruke, ariko ndagusaba usubire muri ino jambo. Ubutumwa bwiza wabwumvishe nibwo twari turi kubwiriza, ndagusaba usubire muri ano magambo kugira ngo uvandimwe utazabura muri kiriya gitabo cy'ubugingo. Ntabwo hazakora ruswa hari, hazakora abakiriye Umwami turi kuvuga yitwa Yesu Kristo. Uraza kuvuga ngo Mwami Yesu, nciye bugufi, ndagusaba imbabazi z'ibyaha byanjye, ibyo nagukoreye byose ndagusaba imbabazi. Sobanukiwe ko wapfuye ku bwanjye, ndagusabye guhera uyu munota umbere Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanjye. Urakoze Mwami Yesu, amen. Congratulations to you.